Hari igihe umuntu ava mu cyumba agiye kuzana ikintu ariko yagerayo akibaza ati ese narinje gukora iki? Hari igihe ufata telefone ushaka guhamagara umuntu ariko ukagera aho wandika nimero ugahita wibagirwa uwo wari ugiye guhamagara. Hari n'ubwo muhura n'umuntu musanzwe muziranye imyaka myinshi ariko izina rye rikanga kuza mu mutwe. Niba rero ibingibi bikubaho rimwe na rimwe nturi wenyine, ariko se iyo bitangiye kuba kenshi, iyo utangiye kwibagirwa ibintu by'ingenzi buri munsi, ese ni ibintu bisanzwe cyangwa ni ikimenyetso ko hari ikibazo umubiri wawe ushaka kukumenyesha? Mbanje rero kubakira neza kuri iyi gahunda. Niba ukunda ibiganiro byacu bikwigisha uburyo bwo kubaho neza no kwita ku buzima bwawe, ndagusaba gukanda like kuri ino video, uniyandikishe ukanda subscribe kuri iyi channel yacu, ndetse unakande no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi bivuga ku buzima. Niba kandi hari umuntu ukunda ushobora kuba nawe ajya yibagirwa cyane, umusangize kino kiganiro kugira ngo kimufashe mbere y'uko ikibazo gikomera. Uyu munsi ntabwo turi bivuge gusa ko kwibagirwa bibaho, turasobanukirwa impamvu bibaho, icyo ubwonko bwawe bukeneye kugira ngo bukore neza, ibyo ugomba kurya n'ibyo ugomba kunywa, imyitwarire ishobora kwangiza ubushobozi bwo kwibuka, ndetse n'uburyo ushobora gutangira kwita ku bwonko bwawe guhera uyu munsi. Reka nkubwire inkuru. Hari umugabo twita Pawulo yari umuntu ukora cyane kandi wari uzwiho kugira ubwonko bukomeye. Nta kintu na kimwe atabaga atibuka, nta nimero ya telefone y'abakiriya be yabaga atazi, kandi buri muntu wese yaramwifashishaga kubera ukuntu yatekerezaga vuba. Ariko uko imyaka yagiye ishira, yatangiye kubona ibintu bidasanzwe. Yabaga ashyize urufunguzo ku meza, hashira iminota mike akarushakira mu nzu hose. Yajyaga ku isoko agiye kugura ibintu 5, akagaruka yibagiwe 2 muri byo. Hari n'umunsi yibagiwe aho yari yaparitse imodoka ye, ayishakisha amasaha menshi. Mu ntangiriro yabifataga nk'ibintu bisanzwe, akavuga ati ibi ngibi bishobore kuba ari umunaniro gusa. Ariko uko iminsi yagiye yicuma, ikibazo cyarushagaho kwiyongera. Ese nawe hari igihe ibi bintu bijya bikubaho? Ibintu nk'ibi ngibi bikakubaho? Hari abantu benshi bahita batekereza ko kwibagirwa bisobanura gusaza cyangwa se ko nta kintu cyabikoraho, ariko ukuri nuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ubwonko budakora neza, kandi zimwe muri zo zishobora gukosorwa igihe zizwi hakiri kare. Ubwonko ni kimwe mu bice by'umubiri bikora cyane. Buri segonda miliyari z'utunyangingo twabwo twohererezanya ubutumwa. Iyo dusinziriye neza, turya indyo yuzuye, tunywa amazi ahagije, ubwonko bukora neza. Ariko iyo bumaze igihe bubuze ibyo bukeneye cyangwa se bugahora mu gitutu gikabije, bushobora gutangira kutwereka ibimenyetso birimo no kwibagirwa. Hari igihe umuntu ashobora kumara amasaha menshi adasinziriye neza, akumva uko bukeye agenda yibagirwa buri kanya. Undi muntu ashobora kumara umunsi atanywa amazi ahagije, ubwonko bugatangira gukora nabi. Hari n'abahora bafite stress cyangwa se bahangayitse cyane, bikagira ingaruka ku bushobozi bwo kwibuka. Icy'ingenzi ni uko kwibagirwa kutagira impamvu imwe gusa. Niyo mpamvu muri kino kiganiro turagenda dusesengura buri kintu ku kindi. Nizeye neza ko nurangiza kukireba uzaba usobanukiwe byinshi ku buryo bwo kurinda ubwonko bwawe. Ariko ndagira ngo mubaze ikibazo: ni ryari uheruka gusinzira amasaha 7 cyangwa se 8 nta kubyuka kenshi nijoro? Ni ryari uheruka kunywa amazi ahagije umunsi wose? Ni ryari uheruka kurya ifunguro ririmo imboga, imbuto n'ibiribwa bifasha ubwonko? Akenshi dushaka imiti ihenze, nyamara rimwe na rimwe ikibazo gitangirira mu mibereho yacu ya buri munsi.
komeza rero kubana natwe kuko ngiye kukubwira impamvu ya mbere ituma abantu benshi batangira kwibagirwa, kandi ushobora gusanga ari ikintu nawe ukora buri munsi utabizi. Nkomereje ku nkuru ya Pawulo, nyuma y'igihe Pawulo yari amaze kubona ko kwibagirwa kwe bikomeza kwiyongera, yahisemo kureba neza ubuzima bwe bwa buri munsi. Yatangiye kwibaza ati, ese ni imyaka gusa cyangwa hari ibintu ndi gukora buri munsi biri gutuma ubwonko bwanjye budakora neza? Yatangiye gusubiza amaso inyuma areba uko yabagaho. Yasanze akenshi yararyaga vuba kubera akazi kenshi. Mu gitondo yajyaga anywa ikawa gusa, rimwe na rimwe akamara amasaha menshi atariye. Amazi nayo ntiyayitagaho cyane, yabaga yicaye amasaha menshi adakora imyitozo, kandi nijoro akaryama atinze kubera telefone no gutekereza ku bibazo by'akazi. Icyo Pawulo atarazi ni uko ubwonko nabwo bufite ibyo bukenera kugira ngo bukomeze gukora neza. Abantu benshi batekereza ko kwibuka biterwa n'imyaka gusa, ariko ubwonko ni nk'imashini ikomeye cyane. Iyo idahawe lisansi nziza itangira kugenda buhoro. Umuntu ashobora kuba akiri muto ariko akagira ikibazo cyo kwibagirwa kubera imibereho mibi. Kimwe mu bintu bya mbere bishobora kugira uruhare mu kwibagirwa ni ukubura ibitotsi bihagije. Iyo umuntu asinziriye, ubwonko ntabwo buba buruhutse gusa. Muri icyo gihe nibwo bukora imirimo ikomeye yo gutunganya amakuru umuntu yabonye ku manywa. Ni nk'aho ubwonko bushyira ibintu ku murongo kugira ngo ejo uzabashe kubyibuka. Iyo umuntu rero ahora aryama amasaha make cyangwa akajya asinzira akabyuka kenshi nijoro, ubwonko bushobora kubura umwanya wo gukora neza uwo murimo. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu yaraye adasinziriye neza, bukeye akibagirwa aho yashyize ibintu, akibagirwa amazina cyangwa akagira ikibazo. Pawulo amaze kubimenya, yatangiye guhindura uburyo asinzira. Yatangiye kugabanya kureba muri telefone mbere yo kuryama, atangira kuryama ku gihe kandi agerageza kubona amasaha ahagije yo kuruhuka. Nyuma y'igihe gito yatangiye kubona impinduka, ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi yamenye: amazi. Abantu benshi ntibamenya ko umubiri wacu ukenera amazi kugira ngo ukore neza. Ubwonko nabwo bukenera amazi. Iyo umuntu atanywa amazi ahagije, ashobora kugira umunaniro, kubura ubushobozi bwo gutekereza no kumva ibintu bitagenda neza mu mutwe. Tekereza telefone yawe ifite umuriro muke. Iyo igiye kuzima ntabwo ikora neza nk'uko bisanzwe. Ubwonko rero nabwo bushobora kugira ikibazo iyo umubiri udafite ibyo ukeneye. Niyo mpamvu ari byiza kunywa amazi ahagije buri munsi, cyane cyane mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa iyo umuntu akora ibintu bituma abira ibyuya byinshi. Ariko Pawulo yaje kubona ko ikibazo cye kitari amazi gusa. Yamenye ko ibyo arya nabyo bifite uruhare rukomeye. Hari abantu bashaka ko ubwonko bwabo bukora neza, ariko bagaha umubiri ibiribwa bitarimo intungamubiri zihagije. Ubwonko bukenera ibiribwa bifasha uturemangingo twabwo gukora neza. Ibiribwa birimo intungamubiri nziza bishobora gufasha ubwonko gukomeza gukora neza. Amafi arimo amavuta meza nka omega 3 ni kimwe mu biribwa bikunze kuvugwa mu bijyanye no gufasha ubwonko. Aya mavuta afasha imikorere y'uturemangingo tw'ubwonko. Niba umuntu adakunda amafi, ashobora no kureba ibindi biribwa birimo amavuta meza nk'imbuto. Imbuto zimwe na zimwe n'ibindi biribwa bifite intungamubiri. Imboga nazo zifite akamaro gakomeye. Imboga rwatsi nka epinari n'izindi mboga zirimo vitamine n'imyunyungugu bifasha umubiri muri rusange. Imbuto nazo zishobora kuba igice cy'indyo nziza. Imbuto zirimo ibintu bifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika. Pawulo yatangiye kongera ku mafunguro ye imboga nyinshi, imbuto n'ibiribwa bitandukanye, aho guhora arya ibintu bimwe buri munsi. Ariko
hari ikintu kimwe gikomeye nanone yabashije kumenya. Ntabwo ubwonko bukenera ibiryo gusa, bukenera no kugenda. Abantu benshi bamara umunsi wose bicaye, ariko umubiri wacu wakozwe kugira ngo ugende. Iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri, umubiri ugenda neza, amaraso akagenda neza, kandi ibyo bigira uruhare no ku mikorere y'ubwonko. Ntabwo bisaba gukora imyitozo ikomeye cyane buri gihe, ndetse no kugenda n'amaguru buri munsi bishobora kuba intambwe nziza ku buzima rusange. Pawulo yakomeje guhindura ubuzima bwe buhoro buhoro, ariko hari ikibazo kimwe yari ataramenya, ikibazo abantu benshi bafite ariko bakagenda bakirengagiza, ari cyo cya stress n'ibitekerezo byinshi. Nyuma yo gutangira guhindura ibyo arya, kunywa amazi ahagije no kwita ku bitotsi bye, Pawulo yatangiye kubona ko hari ikindi kintu gikomeye cyane yari yarirengagije. Yatangiye gusobanukirwa ko ubwonko butananizwa gusa n'ibyo umuntu atarya cyangwa se ibyo adakora, ahubwo bushobora no kunanizwa n'ibyo umuntu ahora atekerezaho. Icyo kintu ni stress cyangwa se guhangayika gukabije. Abantu benshi babaho bafite imitwaro myinshi mu mutwe, batekereza ku kazi, ku muryango, ku mafaranga, ku bibazo by'ubuzima, ndetse no ku bintu bitandukanye bibatera ubwoba. Iyo rero ibyo bitekerezo bimara igihe kirekire, bishobora kugira ingaruka ku buryo umuntu yibuka ibintu. Hari igihe umuntu aba ari kumva undi muntu amuganiriza, ariko ubwonko bwe bukaba buri ahandi. Nyuma akibaza ati, ese yavuze iki? Ntabwo ari uko atumva cyangwa ko adafite ubwenge, ahubwo ubwonko buba bwuzuye ibintu byinshi ku buryo kubika amakuru mashya bigorana. Ni nk'icyumba cyuzuyemo ibintu byinshi, iyo ushaka kongeramo ikindi kintu biragorana kuko nta mwanya uba uhari. Niyo mpamvu umuntu agomba kwiga uburyo bwo kuruhura ibitekerezo bye. Hari n'abantu bafata umwanya wo gusenga, gutekereza ku bintu byiza, kuganira n'abantu babakunda, gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se kumara igihe mu mwuka utuje. Ibi bishobora gufasha umuntu kugabanya umunaniro wo mu mutwe. Pawulo amaze kubyumva, yatangiye kudakomeza gutwara ibibazo byose ngo abitware wenyine. Yatangiraga umunsi afite gahunda, akamenya ibintu by'ingenzi agomba gukora, kandi akirinda guhora atekereza ku bintu adashobora guhindura. Ariko nanone hari ikindi kintu cyamufashije cyane. Yatangiye kwitoza gukoresha ubwonko bwe. Nk'uko imitsi y'umubiri ikenera imyitozo kugira ngo ikomere, n'ubwonko nabwo bukenera gukora kugira ngo bukomeze kugira ubushobozi bwo kwibuka. Hari abantu bamara umwanya munini bareba ibintu gusa kuri telefone, ariko ntibaha ubwonko bwabo akazi ko gutekereza, gusoma, kwiga ibintu bishya, kwibuka ibintu runaka, gukina imikino isaba gutekereza, kwiga ururimi rushya cyangwa kuganira ku ngingo zitandukanye. Bishobora gufasha ubwonko gukomeza gukora. Pawulo yatangiye gukora utuntu duto buri munsi. Yandikaga ibintu by'ingenzi agomba gukora, agerageza kwibuka amazina y'abantu bahuye, kandi agaha ubwonko bwe imyitozo. Nyuma y'amezi make yatangiye kubona ko atakibagirwa nk'uko byari bimeze mbere. Ariko reka tuvuge ku kintu abantu benshi bakunze kwibaza: ni ibihe biribwa by'umwihariko yakongera mu buzima bwe kugira ngo afashe ubwonko gukora neza? Kimwe mu biribwa byiza ni amagi. Amagi arimo intungamubiri zitandukanye umubiri ukenera. Harimo ikintu kimwe kizwi nka choline gifasha mu mikorere y'ubwonko. Niyo mpamvu amagi ashobora kuba igice cy'indyo yuzuye ku bantu benshi. Hari kandi n'utubuto nka walnuts, almonds n'utundi tubuto dufite amavuta meza. Ushobora kutarya byinshi, ariko kubishyira mu mafunguro yawe bishobora gufasha kongera intungamubiri umubiri ubona. Imbuto nka avoka nazo zikunze gukundwa
kubera ko zirimo amavuta meza afasha umubiri gukora neza. Imbuto z'amabara atandukanye nazo ni ingenzi, nk'uko ibara ryazo ritandukanye, akenshi ziba zifite intungamubiri zitandukanye. Kurya imbuto zitandukanye bifasha umubiri kubona ibintu byinshi byiza. Hari kandi ibirungo bimwe na bimwe abantu bakoresha mu mafunguro yabo bishobora kugira uruhare mu gutuma indyo iba nziza, nk'igitunguru, tungurusumu n'ibindi birungo bitandukanye. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko nta kiribwa na kimwe cyonyine gishobora gukora igitangaza. Ubuzima bwiza bw'ubwonko bushingira ku buryo umuntu abaho muri rusange. Ushobora kurya ibiribwa byiza ariko ugahora udasinzira, ugahora ufite stress nyinshi, cyangwa se ukirengagiza umubiri wawe, bigatuma utabona impinduka wifuza. Niyo mpamvu igisubizo nyacyo ari ugushyira hamwe ibintu byinshi byiza, ari byo byo gusinzira neza, kunywa amazi ahagije, kurya indyo yuzuye, gukora imyitozo, kwirinda stress nyinshi, gukomeza guha ubwonko bwawe imyitozo. Ariko hari n'ikindi kintu gikomeye cyane abantu benshi batamenya. Hari imyitwarire ya buri munsi ishobora kwangiza ubushobozi bwo kwibuka buhoro buhoro, kandi abantu benshi bakayikora batabizi. Ni ibintu ushobora kuba ukora buri munsi wibwira ko nta kibazo bifite. Mu gice gikurikira tuzareba ibyo bintu, ndetse tunavuge igihe umuntu agomba kwitabaza muganga igiye kwibagirwa bitangiye kuba ikibazo gikomeye. Komeza rero kubana natwe, kubera ko ibiganiro byacu bikurikira bishobora kuguhindurira uburyo wita ku bwonko bwawe no ku buzima bwawe muri rusange. Mwakoze cyane rero. Niba wakunze kino kiganiro cyacu cy'uno munsi, gisangize inshuti zawe, ukandi like, ukandi na subscribe. Nk'ibisanzwe rero mukaba mwari kumwe nanjye Hirwa Olivier. Bye bye.